None ijambo Pasika risobanura iki? Ijambo Pasika mu jambo ry'Iheburayo risobanura ngo Pasaha. Mu Kinyarwanda risobanura ngo gukikira, kunyuraho, gusimbuka, ariko ugasimbuka mu buryo bwo kurengera, atari ugusimbuka mu buryo bwo gutinya. Ko Pasika ko wari umunsi mukuru w'Abayuda, ni gute waje kuba uwitorero? Pasika iba mu kwa mbere, Bibiliya uko bivuga ko iba mu kwa mbere, ikabibaye mu kwa kane. Byaturutse niyo kalendare yazamwe n'inyine n'umunyamahanga agendeye kuri tradition katolike. Noneho kuko byari ari ibyo kubaka itorero gatolika, abantu bose kandi bakavuga ngo niyo kiliziya itunganye atubyaye, n'abaporoso bose bavutse bayibyinjiramo, babyinjiramo bari. Nta wigeze ashira agatoke hejuru ngo ariko kukiba mu kwa kane ntibe mu kwa mbere byaturutse. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe kumwe naje Manirakiza Edouard, kandi tubifuriza Pasika nziza. Abe mu Rwanda shalome, abantu mutuye mu gihugu cy'u Rwanda nimwe bantu bambere mukurikirana ibiganiro bya Gusenga Everyday. Abakabi mikoraniro byacu n'abantu bari mu Burundi, abagatatu n'abantu muri ku mugabane wa Amerika, ariko abantu rero turabasuhuje mwese muri rusange, yaba ari muri Afrika, yaba ari mu Burayi, yaba muri Aziya, yaba muri Australia na Amerika hose. Mwese tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday, tubifurije Pasika nziza. Pasiteri, Pasika nziza. Turi muri Pasika ya ese y'ibirori, ntabwo twagera muri Pasika yo kubikira umwana w'intama. Pasiteri, watangira usuhuza abantu unasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya Gusenga Everyday, abatugana, inshuti zacu, abo dufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza, bakadufasha gusharinga. Turabakunda kandi tunarabasengera kugira ngo Imana ikomeze kuba kugubwa neza kugeza ubwo Yesu azagarukira aze gushikira itorero. Twese azasangiye twiteguye kumusanganira hamwe, he kuzagira uzasigara. Turabashimiye, turabararitse kugira ngo muze kumva ubutumwa bwiza kuri channel ya Gusenga Everyday, kandi mufatanya no gusharinga n'abandi. Murakoze. Hajya Pasika y'uyu mwaka izaba ryari? Pasika y'uyu mwaka izaba ku cyumweru, azaba ari tariki 5 z'ukwezi kwa kane 2026. Tariki 5 nibwo azaba ari ku cyumweru 2026. Pastor, ese bujye ni ngombwa ko Pasika iba buri cyumweru? Oya, no buyobe gushira Pasika yose buri cyumweru, kuko kuri 14 z'ukwa mbere ntabwo ari ngombwa ngo biba ari ku cyumweru. Bishobora kuba ari kuwa mbere, bishobora kuba ari kwa kabiri, ariko abenshi bayegereza ku cyumweru kugira ngo bakurure bifatanye no guterana be kugaruka. Iyo biba kwa kabiri bava ngo mu bikurure bisubira inyuma bihuze n'icyumweru, iyo biba kwa gatanu barabisunika bikaza ku cyumweru. Ariko tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere ariko kwitwa Abibu, si ngombwa ngo bibe ku cyumweru, ko nta tariki imwe y'umwaka iba ku munsi umwe w'umwaka buri gihe. Ntabwo ari ngombwa rero ngo bibe ku cyumweru gusa, ahubwo barakurura, kuko kwirengagiza guterana kabiri bikurikiranije basanga ari nk'ikintu cyo kuvangira amateraniro. Noneho bagashira no ku cyumweru nubwo tariki yaba atariyo, ariko bayishira ku cyumweru kubera amahame, kubera imihango y'amadini, ariko si ngombwa. Pastor, none ijambo Pasika risobanura iki? Ijambo Pasika rivuye mu jambo ry'Iheburayo risobanura ngo Pasaha. Pasaha mu Kinyarwanda risobanura ngo gukikira, kunyuraho, gusimbuka, ariko ugasimbuka mu buryo bwo kurengera, atari ugusimbuka mu buryo bwo gutinya. Kuko iyo umuntu ageze mu nzira agasanga hari inzoka bishe cyangwa hari intozi zigenda mu nzira, kugira ngo kubwo gutinya arasimbuka. Yaba yanzoka iri mu nzira, zaba zantozi ziri mu nzira, arabisimbuka mu buryo bwo gutinya kugira ngo zitamutondagira zikamuruma, cyangwa se yanzoka itamuruma. Ibyo byose aba ari ugusimbuka mu buryo bwo gutinya. Ariko Pasika yo ni ugusimbuka mu buryo bwo kurengera. Nk'umwana w'inshuke yicaye mu nzira
umuryango ari muto ukabura aho unyura, ntabwo wamukandagira ahubwo uramusimbuka, ariko noneho ugakandagira ibiri imbere ye. Nuvuga ngo hari icangirika muri kwa kurengera wa mwana iyo hari inkoko iri mu magi, aho kugira ngo ukandagira umwana wakandagira ya magi y'inkoko, kuko umwana afite agaciro kurusha amagi, ariko ya magi akaba abereye igitambo wa mwana w'incuke. Uko gusimbuka mu buryo bwo kurengera nibyo bisobanura ijambo Pasaha. Pastor urakoze. Pastor, Pasika yatangiye ryari mu mateka y'isi? Pasika mu mateka y'isi, kuvuga iryo jambo ryatangiye mu mwaka w'1400 hafi. Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bubatse Pasika bari gutegura, ni hafi y'umwaka wa 446 neza mbere y'ivuka rya Yesu. Mbere y'ivuka rya Yesu bari gutegura Pasika. Rero Abisirayeli bari mu Egiputa, ubwo bateguraga kuzashira amaraso ku nkomanizo z'umuryango no ku ruhamu, kugira ngo marayika murimbuzi naza, aho kugira ngo arimbure Isirayeli ahubwo arimbure abanyegiputa, kuko badafite ayo maraso. Niho byatangiye kuvuga ijambo Pasika. Byanditswe mu Kuva igice ca 12 umurongo wa 11, niho ryavuzwe izina ijambo Pasika. Ariko yari isanzwe iriho kuva ku kuremwa kw'isi, ariko kuvugwa ni mu gitabo cyo Kuva 12 umurongo wa 11, ariko Pasika yari isanzwe iriho, ariko ishigwa mu bikorwa, ariko itavugwa mu izina. Ivuga mu izina ryo gusimbuka mu buryo bwo kurengera, iza kubona ijambo ry'igiheburayo mu Kuva 12 umurongo wa 11. Pastor urakoze. Pastor, ese kuva isi yaremwa habayeho Pasika zingahe? Hari 3 zikomeye. Pasika ya mbere abereye mu ngo bya Edeni. Yego. Ni ya mbere. Yego. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha. Ni ya kabiri. Oya, ni ndi kuvuga ya mbere. Yego. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yabateguriye Pasika. Bari bakwiriye kurimbuka. Ijambo ry'Imana rituvuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka yendagenda muri yangobye. Ubwo Imana yagendagendaga bakumva imirindi yayo, bakihisha ubundi bari bakwiriye kurimbuka, kuko bari babaye abanyabyaha. Barahunga barihisha. Ubwo ijwi ry'Imana ryavugaga ngo Adamu rihe, ntabwo ari uko Imana yari iyobewe aho bari, ahubwo yari ishaka kumubaza umwanya ahagazemo, uko yari asanzwe akorana n'Imana, ese niko akiri. Niko Imana yabazaga. Ariko aravuga ati numvise imirindi yawe ndihisha. Ni ukuvuga ngo noneho Imana iramubaza ngo kuvuga ngo wihishe kuko wambaye ubusa, wabwiwe n'iki kuko wambaye ubusa, ninde wakubwiye? Aho kugira ngo asobanure impamvu y'inkomoko yo kwambara ubusa, ahubwo aravuga ngo umugore wampaye. Imana ibajije Eva aravuga ngo inzoka waremye. Ni ukuvuga ngo ico gihe rero bari bakwiye kurimbuka, bari bakoze icyaha, byari byaragiye, bari baciye ku masezerano. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya imbuto zacu, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi ntukakiriye, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Bari barenze ku itegeko, ubwo bari bemeye guhita mu rupfu. Ariko Imana irabarengera kugira ngo badapfa noneho. Urwo rupfu ruri mu itegeko kugira ngo badahura no Imana irabarengera. Ijambo ry'Imana iravuga mu itangirira igice cya 3 umurongo wa 21, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika. Hari itungo ryamenya amaraso kugira ngo haboneke urwo ruhu rwo kwambika Adamu na Eva. Ntabwo Imana yavuze ngo ni ihene cyangwa ni intama cyangwa ni ikimasa, ariko hari itungo ryamenye amaraso kugira ngo Imana ibonere Adamu na Eva uruhu. Kugira ngo Adamu na Eva rero barokoke, nuko hari itungo ryapfuye mu cimbo cyabo kandi rimena amaraso, baba baracunguwe. Itangiriro 3:21, ubwo iyo niyo Pasika ya mbere, kucungura Adamu na Eva. Noneho hakapfa itungo ryatanze urwo ruhu rwo kwambika ubwambure bwabo. Ubwo Pasika ya mbere birabaye. Pasika ya kabiri noneho rero, igitabo cyo Kuva igice cya 12, Imana iri kubwira Mose ngo abwira Abisirayeli bategure. Bavuze ko Pasika igomba kuba muri uko kwezi kwa mbere, bagategura. Abisirayeli bagiye gusohoka bava mu Egiputa, ariko noneho abanyegiputa ntibashaka kubarekura,
kandi Imana ishaka kubahanisha ibitangaza n'ibimenyetso. None Uwiteka Imana aravuga ngo babwire mutegure kuri tariki ya 14 mutegura umwana w'intama, muzawubikira, muzafata amaraso yawo muyasike ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango. Noneho marayika murimbuzi naza, kuko mfite gahunda yo kwica abanyegiputa b'imfura n'uburiza bwabo, ndi kurwana nabo, azabona ayo maraso maze none habanyureho, bisobanure ngo asimbuka amazu yanyu ayo abanyegiputa marayika yakandagire barimbuke. Ubwo iyo ni Pasika yabereye mu Bisirayeli bari kuva mu gihugu ca Egiputa, barema Pasika bari gutegura kugenda bitwaje inkoni, ibabera Pasika. Itungo mwana w'ihene ritaramara umwaka cyangwa umwana w'intama, amaraso yawo arabacungura bararengerwa, ariko hagira icangirika kidafite agaciro nkabo. Pasika rero nuko hangira iki kidafite mu mwanya wo kugira ngo cya kindi ushaka kurengera kirokoke. Nizo mpamvu Yesu yigize umuntu, yicisha bugufi, agira akamero k'umugaragu w'imbata, kugira ngo none habe igitambo Imana idusimbutse. Iyo Pasika y'Abisirayeli ni ya kabiri. Iya gatatu rero ni ya Yesu. Turi abanyabyaha dukwiye kurimbuka, turi abo kwanga urunuka. Imana ireba umwana wayo w'umuziranenge. Ijambo ry'Imana avuga ngo utarigeze akora icyaha Imana imuhindura kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo abari abanyabyaha ari bo twe duhinduke gukiranuka kw'iyo Mana, noneho turokoke. Ariko Yesu atubera igitambo. Imana noneho iradusimbuka, noneho ikandagira Yesu apfa mu cyimbo cyacu, ari twe twari dukwiriye gupfa. Imana iradusimbuka cyangwa iradukikira cyangwa itunyuraho, ariko hagira icangirika. Nk'uko Abisirayeli Imana yabasimbutse hakangirika uwo mwana w'intama, ariko noneho ko bari basize ayo maraso bagacungurwa n'amaraso, none Imana igakandagira abanyegiputa. Natwe twari abanyabyaha, amaraso ya Yesu arameneka, none Imana bituma idusimbuka, ibonye ayo maraso, ariko hagira igikandagirwa. Yesu none haba ari we wambara ibyo byaha byacu, Imana iramukandagira kugira ngo tubashe kurokoka, atubera igitambo cy'iteka. Nuvuga ngo iyo ni Pasika ya gatatu. Iya mbere niyo mu ngo bya Edeni, Adamu na Eva bacungurwa n'amaraso y'igitambo. Iya kabiri niyo mu butayu Egiputa, bari gusohoka Abisirayeli kugira ngo bubikire umwana w'intama, barengerwa n'amaraso yawo. Ariko noneho marayika nasimbuka, Isirayeli irokoke, ikakandagira abanyegiputa. Noneho rero wa mwana w'intama uba igitambo, ariko kitari iciteka, ahubwo gihora kigaruka. Noneho Yesu Kristo nawe ni umwana w'intama, yambara ibyaha byacu, yigira umunyabyaha, aho kugira ngo turimbuke twebwe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha, ariko nuko yambaye ibyaha byacu, noneho tugahinduka abakiranutsi kubwe, tukabona kurokoka. Iyo ni Pasika ya gatatu. Ubwo ni za Pasika eshatu. Pastor urakoze. None se Pastor, ko Pasika ko wari umunsi mukuru w'Abayuda, ni gute waje kuba uw'itorero? Isirayeli nayo yari igicucu c'itorero mu isezerano rya kera, kuko iyo bavuga Egiputa yari isi y'ibyaha, ariko Isirayeli ikaba itorero ry'Imana mu isi y'ibyaha riyoborwa n'Imana. Noneho rikora Pasika ryakoresheje umwana w'umuntu, nawo uwo umwana w'intama. Noneho wa mwana w'intama uzashushanya Kristo uzaza. Yaba Egiputa ishushanya isi y'ibyaha, Isirayeli ishushanya iryo torero, umwana w'intama ushushanya Kristo. Ubwo noneho rero itorero riza kongera kuvuka kuri Yesu Kristo. Ubundi Isirayeli ryari itorero, ariko ari iterano ry'Abisirayeli. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7:38 avuga ngo Mose niyo yabarije iryo torero ryo mu butayu, ariko mu isezerano risha itorero riravuka ku bwa Yesu. Ubwo none rero iryo torero, umwana w'intama kuko ari Yesu, aza kugaragaza ukuri guhishuwe kuvuye kuri wa mwana w'intama wo mu butayu. None umwana w'intama ahinduka Yesu, aracungura, kuko ari we wabyaye itorero, uza kwitirirwa itorero none nk'umunsi mukuru waryo. Pastor, ko Bibiliya itubwira ko Pasika yaba mu kwezi kwa mbere, byagenze gute nguwe mu kwezi kwa kane? Byaturutse ku mabwiriza cyangwa se amasekuruza. Navuga ko imihango y'itorero ry'i Roma niho byakomotse. Ubundi witwa Geregware wa 13 yari yicaye, kuko ntawamuvuguruzaga.
kandi kuvuga ngo Vicarius Filide aho bivuga ngo ni intumwa y'Imana yambaye ubudahangarwa ntabasha kwivuguruza, mu Kinyarwanda bamwita ngo ni nyir'ubutungane. Uwo nyir'ubutungane rero yazanye ikinyoma ntabwo abantu bakivuguruza. Yarabati kalendari isanzwe ngiye kuyivugurura, mu mwaka w'igihumbi kimwe 572 n'umwaka w'igihumbi kimwe 545 hagati niho habaye papa, ariko yavutse umwaka w'igihumbi kimwe 502 asoza apfa mu gihumbi kimwe 585, noneho muri 500 igihumbi kimwe 572 na igihumbi kimwe 585 aho hagati niwe yavuguruye kalendari yari isanzwe iriho y'Abayuda, yemera ko Abibu ari byo ikorerwamo Pasika. Byanditswe mu Kuva ibice 23:15 ko kalendari hinduka. Ayihinduye rero ko amezi y'Abayuda ari muri Bibiliya atahujije iminsi n'amezi ya Gregoire wa 13, bituma noneho bihinduranya, aho kugira ngo Pasika ibe mu kwa mbere hakaja hiyongeraho n'igice c'ukwezi citwa Veyadare gikurikira Adare, kuko ayo mezi y'Abayuda ari muri Bibiliya ukwa mbere kwitwa Abibu, ukwa kabiri kwitwa Zivu, ukwa gatatu kwitwa Sivane, ukwa kane kwitwa Tamuzi, ukwa gatanu kwitwa Abu, ukwa gatandatu kwitwa Eluri, none ukwa karindwi kwitwa Etanimu, ukwa munane kwitwa Bura, ukwa cenda kwitwa Kislev, ukwa 10 kwitwa Tebeti, ukwa 11 kwitwa Shebati, ukwa 12 kwitwa Adare, kuko ayo mezi atanganya iminsi n'amezi y'Abaroma Gregoire yazanye, bituma hagiba imisago y'igice cyitwa Veyadare nyuma y'imyaka 4. Noneho rero kuko ayo mezi atanganya iminsi, uko bigiye birakurwaho igice c'ukwezi, agace k'ukwezi bigira igihe kwa kwezi kwa mbere kwitwa Abibu, itariki bajagaho kuri Pasika kuri 14 igwa mu kwa kane, bituma no kalendari y'Abaroma igendera ku kwezi kwa kane. Pasika ikaba hagati ya 23 z'ukwa gatatu na 25 z'ukwa kane. Nka rimwe mu myaka 6 ishobora kuba mu kwa gatatu, ariko ubundi Pasika iba mu kwa kane, ukwa kwezi kwa Abibu kuza guhuza n'ukwezi Avril, ariko atari byo. Noneho bava kuri kalendari y'Abayuda baja kuri kalendari y'Abaroma, kuko nibo bari kubitegetse. Ubwo ntibongera kugendera kuri byanditswe byera, bagendera noneho ku mihango y'itorero ry'i Roma. Bituma noneho rero ya tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere ikwiriye Pasika koko ku bakristo b'ukuri bayijana mu kwa kane kubw'imihango y'itorero ry'i Roma, niho byakomotse. Izo mpamvu usanga ubu ngo bayoberiza mu kwa kane ntibabibarize mu kwa mbere, ariko ibyanditswe byera byemera kwa mbere nka Pasika y'ukuri iyo dukurikiye kalendari y'Abayuda. None se Pastor, abakristo bagomba kubahiriza, ubundi abakristo bagomba kubahiriza kalendari y'Abayuda? Abakristo bakwiye kubahiriza y'Abayuda kuko niyo biblike. Yego. Ariko y'Abaroma ntivuye muri Bibiliya. Nizo mpamvu abakristo bagiye kugendera ku kiri muri Bibiliya. Bakagendera ku y'Abayuda, ariko ntibyashobotse kuko Abaroma bahinduye, none abantu bihannye bose bakurikira iby'imihango y'Abaroma. Ariko ese hari kibazo cyuko Pasika abantu bayiziza mu kwa kane cyangwa mu kwezi kwa mbere? Ikibazo kirahari kuko bitagendanye n'ibyanditswe byera. Yego. Gusa nta kintu bigendanye n'ibyanditswe byera, umutima w'umuntu ni umucira urubanza. Ariko ikintu kidagendanye n'ibyanditswe byera ni ukwitonda. Nukwitonda kuki ibyanditswe byera bihari wakurikiza igitari mu byanditswe byera. Mene magambo kuki Pasika iba mu kwa mbere, Bibiliya uko bivuga ko iba mu kwa mbere ikabibaye mu kwa kane? Byaturutse niyo kalendari yazamwe n'inyine n'umunyamahanga agendeye kuri tradition katolike. None kuko byari ari ibyo kubaka itorero gaturika, abantu bose kandi bakavuga ngo niyo Kiliziya itunganye atubyaye, n'abaporoso bose bavutse bayibyinjiramo bari. Nta wigeze ashira agatoke hejuru ngo ariko kukiba mu kwa kane ntibe mu kwa mbere, byaturutse ariko byaturutse kuri Gregoire wa 13. Bo mene magambo n'amabwiriza y'abantu. N'amabwiriza y'abantu bavuye ku ijambo ry'Imana.
ari cyaka bivuga ko iyo ikintu cyose kihindutse amabwiriza y'abantu kiba gihindutse idini kiba kivuye ku itorero. Nizo mpamvu na Yesu yabwiye abafarisayo muri Mateo 15 aravuga ngo ubu bwoko bumpimbarisha iminwa ngo ariko imitima yabikamba kure ngo bansengera ubusa kuko inyigisho batanga ari inyigisho z'abantu. Ubundi hari inyigisho z'abantu zagiye zisimburiza Imana. Mu yandi magambo hari inyigisho z'abantu hakaba n'inyigisho z'Imana. Mu madini yose rero habamwe inyigisho z'abantu. Mu madini yose habamwo inyigisho z'abantu ziza kuvangira inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, ziza kuvangira doctrine. Urakoze neza Pastor. Wavuga ku madini atubahiriza Pasika? Ntaco bitwaye, ntaco bishe, nta nico barokoye, n'abayubahiriza ntaco batabaye, nta nico barokoye. Ariko gusenga Bibiliya mu Baroma gice ca 14 aratubwira ngo umurongo wa 5 ngo wahitamo umunsi ushaka ukawubahiriza kurutisha iyindi, Imana ikagenzura ibikuvamo birayishimisha, nibyo kubahisha Imana. Ariko wafata umunsi ushaka kubwo kubaha Uwiteka ukavugira iyubahisha, naho iminsi yose irangana imbere y'Imana. Pastor, gute uvuga ngo iminsi irangana kandi hari umunsi Imana yavuze ngo mwubahirize umunsi w'isabato? Nibyo ndi kuvuga nti iminsi yose irangana, umunsi w'isabato ubahirizwa ari itegeko. Ariko muri Yesu mu gihe cy'ubuntu noneho wubahirijwe nka Yesu, ko Yesu niwe mukuru w'umunsi mukuru, yaravuze ngo ndi umwami w'isabato. Nuretse Pasiteri kwa mabwiriza ari 10 iryo tegeko warivana muri aya mategeko. Wanda ryavuyemo. Oya, Yesu yaravuze ngo narariziruye sinarikuyeho. Ego. Pase gute wasobanura abantu gute gwere Yesu yariziruye ariko atari kuyeho? Nuko bicaga bakora ku isabato ico gihe sakabikuraho nico gusa kuyeho. Aha, kuzirura nuko wakora wici isabato baramwicaga. Ariko none uko cyari kirazira. Ego. Nuvuga ngo gukora ku isabato kirazira. Ukoze ku isabato uko wakoze kirazira yicwe. Yesu rero arazirura. Aravuga ngo umuntu nakora ku isabato ntiyicwe kuko ninje mukuru w'isabato niba nyemera. Pase ese umwana w'intama asobanura iki? Ashushanya iki? Umwana w'intama ashushanya Yesu. Ico gihe mu butayu yashushanyaga Yesu zaza. Pase nayo imisima idasembuwe. Imisima itasembuwe isobanura ukuri no kutaryarya mu bera b'Imana. Aha. Imboga zishariye ni ukugira ngo nibagera mu gihugu c'isezerano baje baribuka umubabaro n'uburetwa bagiriye mu Egiputa. Pastor, ko muri bibiliya havuga ngo kandi niba hari inzu nto itari bumare umwana w'intama asangiye n'umuturanyi we bahereranye. Urabisobanura iki? Byashushanyaga ko umuntu ntiyakira ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Ego. Akwiriye kubusangiza abaturanye nabo. Kuko ntabwo ubutumwa bwiza bufite imbago zo kuba mu nzu gusa, uwakiriye ubutumwa bwiza agakizwa, ico byo bisobanura ngo abigeze no ku bandi, niko gusangira umwana w'intama na rubanda iyinzi bayendo. Uwakiriye ubutumwa bwiza ari umwe ye guhagarariraho ahubwo bwamamaze abugeze mu mahanga yose kugira ngo buve muri yanzu bwamamare. Niko kuvuga ngo yanzu niba nto itabasha kumara umwana w'intama bawusaranganye n'abaturanyi baherera nuja kuvuga ubutumwa kandi uhere kuba hafi. Nibo mpamvu Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpanya ariko muhereye Yerusalemu, Yudaya, Samariya kugeza ku mpera y'isi. Umwana w'intama rero niba ubaye munini ku nzu abaturanyi ngo mwegeranye, Mvanga ubutumwa bwiza niba wabwakiriye wija kubwiriza Kayonza kandi Kigali hari abo muturanye batarumva ubutumwa bwiza. Iryo nivuga butumwa rya business. Iyo udahereye ku buturanye nabo iryo ni rya business wenda kuko baraguhemba, ariko itegeko ryivuga butumwa ryo kwamamaza ubutumwa uhera kubo muturanye batari bakira Yesu Kristo. Nico byashaka kuvuga. None Pasika iteguwe kuwa 14 ukwezi kwa mbere 2026 buri mwaka Pantekote yabajyare. Pantekote y'uyu mwaka yo izabajyare. Iyo Pasika abagiteguye kuri 14 akaba ariko bubikira umwana w'intama. Pentekote yabaga kuri tariki 6 kuko kwabaga kubara umunsi wa 50 nyuma yo kubikira umwana w'intama. Bakabara noneho umunsi wa 50
akaba ari we uba Pentekote. Wo Pentekote Pentekonta ni ca 50, Pentakontaxi na ka 50, no Pante ni 5. Nubango ibyaba kuri 14 bubikiye umwana w'intama, Pentekote yabaga kuri tariki 6 z'ukwezi kwa 3. Ariko none ubwo Pasika izaba tariki 5 z'ukwezi kwa 4 z'uyu mwaka, buriya kubara iminsi ngo 50, nuko Pentekote izaba kuri 25 z'ukwezi kwa 5. Ariko ntibizahuza kuko kuri 25 z'ukwa 5 ntabwo azaba ari ku cyumweru, ahubwo bazasubiza inyuma bagarukiye kuri 24 bibe bitakibaye iminsi 50, ahubwo izaba ari 49, ariko bapfe kubahiriza Pentekote ariko bituzuye. Pasi rakoze. Pasi, ese kuzuka kwa Yesu bimari iki umukristo? Kuzuka kwa Yesu icyambere usomye mu Korinto wa 15 umurongo waho wa 54 kwiza 57 harimo kunesha icaha, harimo kunesha urupfu, nico bitubwira. Noneho rero usomye muri Luka igice ca 13 umurongo wa 42 haravuga ngo Yesu nje uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Abambuzi babiri babambajwe na Yesu, umwe ari iburyo undi ari ibumoso. Iyo barambura ibiganza bose bagombye kumukoraho, ariko umwe arazimira undi arakizwa yakira ubugingo. Icatumye akizwa uwo nguwo watahanye na Yesu muri paradizo, icambere yemeye ko ari umunyabyaha, ica kabiri yemera ko Yesu Kristo ari umuziranenge, ica gatatu yatuza kanwa ke, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni watuza kanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mitima yawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Ariko noneho ica kane zera umuzuko wabapfuye ko Yesu Kristo yarabaye umuganura wabazutse. Nubango abaye umuganura arazutse, biduhaye ibyiringiro ko abapfuye bose nibaba bari muri we bazazuka. Ubwo ni ibyiringiro by'igihe kizaza ko tuzongera kugira ubugingo busha. Nubango iyo yemera ko Yesu ari umuziranenge, iryo rya jambo risora ngo nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, kuko yatutse ntabasubize, agakubitwa ntabakangishe, ahubwo akitanga akidacurwa kibera, ubwo akikorera ibicumuro byacu akabibambanwa ku giti, kandi imibyimba yakabiri yadukirisha. Bisobanura kuko yemeye ko Yesu ari umuziranenge, bikagira noneho ko kwemera no kwizera umuzuko w'abapfuye biravuga ngo biduhesha ibyiringiro ko n'abapfiriye muri Yesu Kristo bazazuka. Nani ryo jambo ryanditswe mu Batesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo waho wa 15 kugeza 18 bango natwe abazaba bakiriho ntabwo tuzabanziriza na hato abapfiriye muri Yesu Kristo, ahubwo abapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kuzuka mbere. Noneho natwe tukiriho duhindurwe basha, noneho tujanane no dusanganira Yesu Kristo mu bicu. Ni ibyiringiro byo kuzuka bidushiramo, noneho kwiringira kuzazuka tukazagira ubundi buzima buhoraho, bikaduhesha imbaraga. None umuntu akumva avuguruye mu bugingo bwe kuko azongera kubaho, ntiyihebe, bikaduha ibyiringiro. 11 umurongo waho wa 25 aravuga ngo umuntu nyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose kubwo kwizera. Aravuga ngo wizeye ibyo. Pasika yo gucungura abantu, naho iyo kurya n'ibirori ni Pake iriho ese. Bavuga ngo Pasika nziza ntabwo bavuga kubambwa kwa Yesu, bavuga kurya no kubahiriza iyo minsi mikuru ya Pasika. Abantu ro bakunda kurya, ubu ndabye ngo Pasika nziza. Ibiro byo kwizihiza Pasika no kunywa bitandukanye bite no kuzuka kwa Yesu? Buriya hari za Pasika ebyiri, ariko mu Kinyarwanda bazandika kimwe. Mu Gifaransa ro barazitandukanya. Pasika y'ibirori irimo kurya no kunywa. Iyo umuntu amanitse akavuga ngo Pasika nziza, Happy Easter, cyangwa uko abantu bavuga ngo Merry Christmas, abandi ngo Happy Easter. Iyo bavuze ngo Happy Easter, Pasika nziza, bavuga mu Gifaransa ngo Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques bisobanura ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa bibagwe neza. Iyo umuntu akubwira ngo Pasika nziza bagusaba icupa, abagusaba ico kurya, ntabwo ari Pasika yo kubikira umwana w'intama, kuko ira Pasika y'ibyo kurya n'ibirori niyo bita Pâques na ese.
Pake na ese ni pasika y'ibirori, harimo kurya no kunywa, niyo minsi mikuru yo gutereka abantu. Ariko umwana w'intama wubikirwa niyo bita Pake itagira ese. Ntabwo aravuga ngo joyeuse Pake, oya joyeuse Pake ni iyo y'ibyo kurya n'ibirori, iyo y'umwana w'intama niyo gucungurwa. Noneho rero kubikira umwana w'intama ushushanya Kristo kugira ngo tubashe gucungurwa. Ku ijambo ry'Imana mu Baheburayo uturutse ku gice cya 9 umurongo waho wa 20 haravuga ngo ahatamenetse amaraso ntihaba kubabarirwa kw'ibyaha. Bisobanura ngo Yesu Kristo yamennye amaraso ye kugira ngo ducungwe tubabarire ibyaha. Uwo mwana w'intama rero wubikiraga washushanyaga kuhambwa kwa Yesu, ari wanashushanyaga Kristo, ni ugucungurwa. Bandika Pake itagira ese. Ubwo ni za Pake ebyiri, nizo mpamvu bivuze ngo pasika nziza ni yayindi yo mu bwinshi y'ibirori no kurya, ugatumira umugenzi wawe mugasangira, niyo bita pasika nziza. Biratandukanye rero. Ibyo byo kurya rero nabyo ntabwo ari bibi, ni byiza. Byabi bibanziriza pasika, ubundi bigomba kubanziriza, kuko Yesu yaravuze ngo turi butegurire ibya pasika hehe. Ubwo ni mbere yo kubambwa kwe, abantu bagomba kurya bakanywa mbere yo kubahiriza umukuru wo kubikira umwana, umunsi mukuru wo kubikira umwana w'intama ari we Yesu. Bagomba kurya bakanywa. Aha ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, mbere yuko tuja kwizihiza pasika tugomba kurya dukanywa, ariko abantu tugasangira. Wa muhango w'itorero wabaga mu kinyejana ca mbere, burya niwo wari w'ukuri. Basangiraga ibyo kurya by'urukundo byitwa agape mbere yo kuja kugabura, ariko abakristo bose bakabiryaho. Bisobanura ngo hari hakwiriye gutegurwa igikorwa co gusangira mbere yo kubahiriza kubikira umwana w'intama, bakarya bakanywa, abakristo bose bagasangirira hamwe. No kuvuga ngo pasika mbere yuko pasika izaba ku cyumweru, byaba byiza yuko kuwa gatandatu, oya no kuwa gatanu twatangiye kubirya, twatangiye gutamira kuva kuwa gatanu, twatangiye gutamira gusangira. Ariko se ko abantu dasangira si ibirori. Pasika ureba ntabwo ari pasika y'ibirori, ubundi ibirori by'itoro mwayino. Izo mpamvu uko gusangira ibya pasika byaye byo kunywa cyangwa se byaye byo kurya kwaracogoye kubera gusohora k'ubuhanuzi muri Mateyo 24 umurongo wa 13 bango mu minsi y'imperuka, mu bimenyetso bikomeye bizaranga iminsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja, ntawe ucifuza gusangira n'uriro, cyane cyane iyo batari mu rwego rumwe. Ubu abantu bakundana nyine ku dutsiko cyangwa se ku byiciro, ariko kugusangira kwaracogoye. Impamvu rero nyamukuru ni uko urukundo rwa benshi ruzakonja. Iyo Imana yavugiraga mu kanwa ka Yohana atanga ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, avuga ngo nzi imirimo yawe, nzi kwihangana kwawe, nzi nuko ufite imbuto zo kugenzura abanyempano nyamara atari bo, nzi nuko warenganira izina ryanje, nzi umuhati wawe, nzi kwihangana kwawe, nzi nuko warenganira izina ryanje, nzi nuko wirinze ukanga imirimo y'Abanikolayiti. Ariko yageze hepfo aravuga ngo ico nkugaya nuko waretse urukundo rwa mbere. Ari ubuhanuzi bw'itorero ry'uyu munsi wa none twarihanurira mu ishusho y'itorero rya Efeso ko urukundo rwacogoye. Nizo mpamvu ibyo birori bya pasika ntago bakibyitabira, no gutinya guterana kenshi kwa bamwe ni ugutinya no gusangira. Imana duhana umugisha, murakoze, twubahirize pasika. Mbahaye pasika nziza, mugende musangire, mwikuremo amacakubiri hagati y'abasangira, kuko mutari mu rwego rumwe, ahubwo musangire nk'abana b'Imana, kuko imbere ya Yesu twese turangana, twacungujwe amaraso ye. Murakoze, Imana duhana umugisha. Reka tubashimire, tubabwire ngo pasika nziza kuri mwese inshuti za Gusenga Everyday. Twifurije pasika nziza, twifurije pasika no kurengana. Iyi pasika urengane ibibazo warurimo, iyi pasika urenge ibintu byari bigutsikamiye, iyi pasika ugira ibintu wasimbuka ugere ku rundi rwego. Imana ibaho umugisha. Pasiteri tugana ku musozi warangije tubifuriza joyeuse Pake. Imana idahana umugisha. Kuri channel ya Gusenga Everyday ni 078 666
9-6-7-0 kuri channel ya Gusenga Everyday. Pasika nziza, murakoze. Murakoze cyane. Pasika nziza, pasika nziza. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe, kumubavu no kumanika amaboko yanje, kube nk'igitambo cya nimugoroba.